ijambo ry'umunsi, guhagarara imbere y'umuryango w'Imana ukinguye. Kugira ngo ubashe gusobanukirwa neza ibi, soma mu Bakorinto ba mbere igice cya 16 uhereye ku murongo wa 8 kugeza ku wa 9. Iki ngiki nicyo gihe kiza cy'ubuzima bwacu kuba uri muzima kandi ukorera Imana yawe. Iyo nekereje uburyo umuryango ufunguye ndetse n'uburyo bwinshi buhari bwadufasha kwinjira mu muryango w'Imana, numva ntewe imbaraga kandi nishimye cyane. Intumwa Pawulo nawe ashobora kuba ari ukuyiyumvaga ubwo yandikaga mu Bakorinto. Yavuze ko ari umuryango munini kandi ukorerwamo iby'ingirakamaro cyane. Uyu muryango akaba ari Imana yamufunguriye. Kugira ngo bino bibone neza, soma mu Bakorinto uhereye ku gice cya 16 umurongo wa 9. Imana uku nguku niko imeze, yafunguriye umuryango munini wayo abantu bose. Amahitamo rero naye yacu ngo tubashe kwinjira cyangwa se nanone twigumire hanze. Buri munsi mu gitondo turabyuka aho tuba dufite ububasha bwo gutuma abantu bakora ibyiza, byaba binyuze mu byo tuvuga cyangwa se mu buryo tubabanira. Iyo duhisemo gukurikira Yesu rero, nibwo dutangira kumva ko imiryango idahita yifunga iyo turi kwinjira. Buri mahirwe yose atwereka yuko hari umuntu runaka wafunguye ruriya rugi imbere yacu. Ikibazo gihari none ahangaha ni ese uzabasha guca muri uriya muryango ubundi usiga ibikuranga? Hari umuryango udufunguriwe twese, ndetse nk'abakurikiye Yesu twese twakabaye tuzawucamo. Soma Matayo 28 uhereye ku gice cya 19 kugeza ku cya 20. Buri muntu wese mu bizera yahawe inshingano zo kugeza ijambo ryiza kuri buri muntu wese utuye kuri uyu mubumbi. Ibi ngibi ntabwo ari uburyo bwo guhitamo, ahubwo ni itegeko. Twese ko duhagaze imbere y'umuryango ufunguye, ese twiteguye kwinjira? Imana iguha umugisha. Tangirana umunsi wawe n'ibyishimo watewe n'ijambo ry'Imana ukora subscribe hano kuri Nemi TV. Biroroshye cyane, ni ugukanda kuri ako kantu k'umutuku ubona, ubundi ikintu cyose dushyizeho ukaba wa mbere kukireba. Ntugacikwe n'ijambo ry'Imana tukugezaho umunsi ku munsi, komeza ubane natwe. Waba utekereza ko wahamagariwe gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho zacu se zisohoka buri munsi zagufasha mu buzima bwawe, cyane cyane zigukomeza mu bibazo? Umva wifuza kwiga ibijyanye na teolojiya ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri iki kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Iyi nkuru nuko tugufitiye ishuri rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo porogaramu zitandukanye zirimo nka Pastoral Studies, aribwo buryo wakwiga kuba umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugufitiye kandi Biblical Studies, ariyo masomo atandukanye ya Bibiliya, ndetse na Christian Counseling, inama za Gikristo zifasha gukomeza imitima. Kugira ngo usobanukirwe biruseho, wasura urubuga rwacu arirwo wa3.nemibibleinstitute.com, cyangwa se nanone ukaba watwandikira kuri WhatsApp kuri izi nimero 141 232 650 wanatwandikira kandi kuri email yacu ariyo nemevangelism@yahoo.com. Imana iguha umugisha.